abantu benshi bafite umwanya wo kureba guscrollinga bakirirwa bareba batumwanya ibyo byakakubereye umusaruro ari nacyo kinjyana ku bundi busabe. Yego. Turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga zikatugera kumonetiza n'uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza kuko ababikora nabi n'abinzego zirabareba. Bose ntago ndi bubatindeho kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo. Buri ari ama video yose abantu bafata bira byose abantu bakora content zingana n'amafaranga nibyo mwavugaga bya views. Ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu ariko ku banyarwanda ugasanga benshi bibasaba inzira ndende cyane nukuvuga ngo dutira ubwene igihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri cyangwa n'inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga. Murakoze. Iri hejuru mu buzima bwe bwa buri munsi. Reka mbarogoye gatoya. Ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. Monetization ya social media y'imbuga nkoranyambaga. Ikibazo rero abantu bahura nacyo mu Rwanda ni iki? Kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga utari umunyarwanda? Ikibazo ni iki? Ni iki ngo tugikemure?